ubwo mu mwaka w'2022 Abanyarwanda bamenyaga ko irushanwa rya Miss Rwanda ritazongera kubaho ukundi. Ibi byateye abantu benshi kugira umutima uhagaze, ndetse bamwe bava muri mudu bitewe n'uko ari baboneraga abakobwa beza b'ikimero kandi bafite ubwenge muri siroga yabo y'ubwiza bufite intego, by'umwihariko ariko igitsina gabo kikabikunda kurushaho, cyane ko nyine ari cyabashaga kumarira ibyifuzo byabo mu kureba aba bakobwa beza. Uwitwa Prince Kid yabaga yaduteguriye muri kampani ye yari yarashinze yo gutegura aya marushanwa. Nyuma y'uko bihagaze rero kugeza ubu byateje impaka, Abanyarwanda benshi bibaza ngo ese abakobwa beza kandi bafite ubwenge ubu tuvugana bahereye he? Ibyatumye nka Lab Entertainment dukora ubushakashatsi maze dusanga abenshi muri bo biga mu mashuri makuru na za kaminuza, maze dutera gutegura kaminuza 10 zigamo abakobwa beza aha mu Rwanda. Dukora top 10 yazo, duhere ku mwanya wa 10 nta gutinda turahasanga kaminuza yitwa East Africa University Rwanda Gisiment Branch. Iyi kaminuza iherereye mu mujyi wa Kigali, ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Remera ahazwi nko mu Gisimenti. Hamwe mu hantu ubusanzwe mu Rwanda hatanga show nk'uko urubyiruko rw'ubu rukunda kubivuga, ni mu Gisimenti. Wavuga ko ari hamwe mu hantu habera vibe nk'uko babivuga nyine ntiyababeshya. Iyi kaminuza rero yubatse mu ikaritsiye, nkubwire ko nayo itatanzwe mu kujyana n'ibigezweho, cyangwa se nk'uko ugeze iburyasazi azimira bunguri ari mbisi, ni nako iyi kaminuza nayo yakiriye nk'aho yubatse nyine aho mu Gisimenti, maze izana abana beza mu kwiga fakulite zigiye zitandukanye. Fakulite zibamo abakobwa beza cyane muri iyi kaminuza nakubwiramo ko harimo School of Business Administration and Management, ntibagiwe School of Mass Communication ndetse na School of Filmmaking and Production. Kandi sinakirengagiza nanone fakulite iri muri iyi kaminuza yigamo abakobwa beza ariyo bita School of Industrial Art and Design. Izi fakulite zose nkubwiye zigamo abakobwa beza kandi birekura nk'uko abagenerasiyo Z babivuga. Nta gutinda mu nyemerere dukomereze ku mwanya wa 9. Turahasanga kaminuza ya Kigali izwi nka UK, ikaba nayo iherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kacyiru ahazwi nko ku Gishushu. Iyi kaminuza nkubwire ko yubatse hafi ya Kigali Convention Center. Iyi kaminuza mu mafakulite menshi ayibamo, icyo nakubwira nuko amafakulite yigamo abakobwa beza kurusha ayandi hazamo accounting, hakazamo iyitwa finance ndetse na marketing, ntibagiwe iyitwa computer science ndetse na information technology. Iyi kaminuza ya UK iri ku Gishushu nayo ndayigutuye, uzatemberere maze nawe uzatange ubuhamya ko byo wabashije kuba wabona n'amaso yawe. Nta gutinda mu nyemerere dukomereze ku mwanya wa 8. Turaza kuhasanga kaminuza iri mu majyepfo y'u Rwanda, ni kaminuza y'u Rwanda iri i Butare mu mujyi wa Nyabwenge cyangwa se i Huye. Iyi kampisi ya kaminuza y'u Rwanda nkubwire ko kugeza ubu yigamo muri uyu mwaka wa 2026 abanyeshuri barenga 20,000. Mu kuri kw'ibyumvikana mu bantu barenga 20,000 ntabwo haburamo abakobwa beza biga muri iyi kaminuza kandi bafite ubwenge, nk'uko umunyarwanda yagize ati ntabapfira gushira. Nako muri iyi kaminuza y'u Rwanda i Butare naho nubwo umubare mwinshi w'abakobwa bahiga batari beza, ariko nanone ntihaburamo abakobwa mu 20,000 nibura 1/10 cy'abakobwa basa neza. Ibyatumye tureba fakulite zikunze kugira abakobwa beza muri iyi kaminuza. Hano tuza gusanga iyitwa International Relation iza ku mwanya wa mbere, accounting ikaza ku mwanya wa 2,
marketing ndetse n'iyitwa procurement ndetse na logistic nayo ikaza hafi, aho nirengagije iyitwa management. Nta gutinda ku mwanya wa 7 ku rutonde rwa kaminuza zibamo abakobwa beza aha mu Rwanda, turanyarukira mu majyaruguru tuhasange kaminuza iri mu karere ka Musanze. Iyo nta yindi bavuga kaminuza yitwa Muhabura Integrated Polytechnic. Iyi kaminuza icyo izwiho cyane, izwiho kugira abakobwa b'ibyuki ku kigero gikabije, by'umwihariko ariko faculty zirimo hospitality management, travel and tourism management ntirengagije, ndetse n'abandi bana biga ICT. Iyi kaminuza Muhabura Polytechnic nayo imwe muri kaminuza zigamo abakobwa beza bigaragarira buri wese. Ni mu gihe ku mwanya wa 6 turaza kuhasanga Mount Kigali University, iyi yahoze yitwa Mount Kenya. Iyi kaminuza nayo yigamo abana beza bigaragarira buri wese waba babihaye umwanya ashaka kubireba. Ubundi iyi kaminuza yubatse mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gatenga. Muri iyi kaminuza usanga abanyeshuri biga mu mafakulite akurikira ari bo bakunze kuba ari beza. Urugero naguha rwa fakulite zikunze kugira abana beza muri iyi kaminuza, twasangamo fakulite yitwa Tourism and Hospitality Management, ntirengagije nanone ko hari yitwa Public Relations ndetse na Communication Management, ntibagiwe Accounting, Marketing ndetse na International Business ndetse n'iyitwa Procurement. Iyi kaminuza iherereye Kicukiro nk'uko nabikubwiye, nayo imwe muri kaminuza zivugwamo kugira abana beza bigaragarira buri wese nyine ushaka kubireba. Nawe nushaka guhinyuza uzahatemberere maze uzatanga ubuhamya. Nta gutinda ku mwanya wa 5 tuhasanga Adventist University of Central Africa, iyo bita AUCA. Iyi kaminuza ni kaminuza yitwa AUCA nyine mu magambo y'impine. Iyi kaminuza y'Abadventiste b'umunsi wa 7 iherereye mu karere ka Gasabo ahazwi nk'Imasoro. Gusa icyo nakubwira, hari ishami ryayo riri ku Gishushu, gusa iyo mvuga ni iy'Imasoro, cyane ko nyine ari nayo navuga ko yigamwo abanyeshuri benshi. Iyi kaminuza rimwe muri kaminuza zigaragaramo abana b'abakobwa beza kandi bafite ubwenge bitandukanye, naho usanga ari beza ariko icyitwa performance yabo iri hasi ku kigero gikabije. Icyo nakubwira kuri fakulite nyinshi ziba muri kaminuza, reka turebere hamwe izigamo abakobwa beza. Haza fakulite yitwa Business Administration, hakaza indi fakulite yitwa Information Technology ndetse n'iyitwa Accounting. Nta gutinda turakomereza ku mwanya wa 4. Munyemerere dusubire mu karere ka Musanze ahubatse kaminuza ya Institut d'Enseignement de Senior de Ruhengeri, izwi cyane nka Ines Ruhengeri. Ubusanzwe iyi kaminuza izwiho kugira imiryoshyo cyane, ibituma abana beza bisanzura cyane maze bakaza ku bwinshi. Iyi kaminuza nkubwire ko nyine yubatse mu karere ka Musanze, ikaba iri mu murenge wa Musanze. Nkubwire ko iyi kaminuza kuba yigamo abana beza byo ari urucabana, kuko n'uwatuma umwana muto yakubwira ko Ines Ruhengeri yigamo abakobwa beza, kandi si ibya none kandi si iby'ejo. Icyo nakubwira nuko ariko burya ngo nta mwiza wabuze inenge, na nyirahuku ngwigira amajigo. Abakobwa beza biga muri kaminuza ya Ruhengeri cyangwa se ya Ines Ruhengeri bashinjwa umusaruro nkene bijyanye n'uko ubwiza bwabo budahuye na performance zabo, bitewe n'uko iyi kaminuza yubatse hafi y'akarere ka Rubavu. Ubusanzwe nyine hazwi nko ku mucanga, ibituma abakobwa baho benshi barangara ndetse bagahora na poroti, ibituma batita ku masomo yabo yabajyanye. Gusa none twe turi kureba ku masomo uyu munsi, turi kureba ku bakobwa beza, akaba ari no mpamvu tutagiye kubitindaho, ahubwo tukaba twigiriye kureba ku bakobwa beza. Kuba bahari bwo muri Ines Ruhengeri ni urucabana, nakubwiye ngo n'uwatuma umwana yaguha amakuru.
Fakulite zizwiho kugira abana beza muri iyi kaminuza harimo iyitwa Applied Economics, hakaza iyitwa Enterprise Management, hakaza iyitwa Microfinance, ndetse sinakwibagirwa iyitwa Taxation ndetse n'iyitwa Cooperatives and CMI Management. Entertainment rero bavandimwe munyemerere dukomereze ku mwanya wa gatatu, gusa ahangaha nanjye mu nsengere kuko birakomeye cyane, biransaba isukari nyinshi kubivuga, biransaba kwitonda no kwigengesera cyane. Izi ni kaminuza zo kubahwa zigamo abakobwa bateye ubwuzu ndetse n'ubusambo, wavuga ibyabo byo ni birebire. Gusa icyo ndi bugusabe, niba uturiye imwe muri kaminuza ngiye kuvuga mu mezi 3, uzihangane uyu mwaka uzashire nibura warahasuye, kuko ibi nkubwira njye nahasuye inshuro zirenga 4 ndi gufata aya makuru ngiye kukubwira. Nta gutinda, ku mwanya wa gatatu turaza kuhasanga kaminuza ya Africa Leadership University mu Rwanda, yubatse ahitwa Ibumbogo hafi y'uruganda rwa Azamu. Iyi kaminuza ikaba ari kaminuza mpuzamahanga yigamo abanyeshuri baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye, ikaba yibanda mu kwigisha ibijyanye n'imiyoborere ndetse n'abayobozi bacu b'ejo hazaza. Icyo nakubwira no iyi kaminuza yigamo abanyeshuri baturuka mu bihugu 19 ari byo u Rwanda, Kenya, Tanzania, Ghana, Nigeria, Ethiopia, South Africa ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Iyi kaminuza ubusanzwe nyine izwi nka ARU. Iyi kaminuza yibanda mu kwigisha ibijyanye n'imiyoborere myiza nk'uko nabikubwiye. Iyi kaminuza yigamo abakobwa beza bihagije, ndagusaba kuzayisura, gusa mbaye ngushimiye kuko iyi kaminuza nyine irihariye. Nta gutinda, munyemerere tugere ku mwanya wa kabiri. Turahasanga University of Tourism, Technology and Business Studies. Iyi kaminuza yigenga iri ku Irebero mu karere ka Kicukiro. Mu byo yigisha cyane yibanda ku bijyanye n'ubukerarugendo ndetse n'amahoteli, gusa n'ikoranabuhanga naryo ntiyarisize inyuma kuko iraryigisha ndetse ikigisha icyitwa accounting. Iyi kaminuza izwiho kugira abakobwa beza by'umwihariko, ariko kandi bari smart, nubwo nanone imyitwarire yabo hanze y'ishuri ikemangwa itavugwaho rumwe. Gusa icyatuzinduye ni ukureba abakobwa beza biga muri iyi kaminuza. Umunsi wa none biga mu yahe mafakulite ari muri iyi kaminuza izwi nka UTB nk'uko nabikubwiye haruguru. Iyi kaminuza iri ku Irebero mu mujyi wa Kigali. Ubusanzwe yigamo abakobwa beza bigaragarira buri wese, amafakulite yabo yose yigamo abakobwa beza. Icyo nagusaba nuko iyi kaminuza ya UTB uzayandika ahantu muri kaminuza utayaziburira mu kugira abakobwa beza aha mu Rwanda. Nubwo ariko nabo nkubwira ko bashinjwa kutagira imyitwarire myiza, cyane ko abenshi bahiga amashifuti babanje gukora imirimo by'umwihariko mu tubari ndetse no mu mabare, ntibagiwe no mu mahoteli, bijyanye n'uko ari byo baba baniga nyine. Gusa nta gutinda, munyemerere tugere ku mwanya wa mbere. Mbere na mbere ndagusaba ko niba ukidukurikiye ubanza udufashe ukome amashyi. Urambaza ngo turayakomera iki? Turayakomera kaminuza ya Kepler College. Iyi kaminuza iherereye mu mujyi wa Kigali ahazwi nk'Ikinyinya. Niyo kaminuza ya mbere yigamo umubare w'abakobwa beza kurusha ahandi hose mu Rwanda. Akaba ariyo mpamvu ngusaba kuyikomera amashyi yombi, ntugire impungenge, ubushakashatsi nkubwira burizewe. Fakulite zose ziba muri iyi kaminuza zigamo abakobwa beza. Icyo nakubwira kandi ni uko muri iyi kaminuza kubona umukobwa mubi byaba ari ikizami mu bindi. Iyi kaminuza ikaba igira siroga igira iti Educating Africans Youth for Tomorrow's Opportunities. Mu Kinyarwanda tugenekereje ni nko kuvuga tuti kwigisha urubyiruko rwa Afurika ku mahirwe y'ejo hazaza. Ikirenze kuri iyi kaminuza ni uko ari kaminuza izi akamaro k'imikino ndetse n'imyidagaduro.
nk'uko iyi kaminuza ya Kepler College ifite ikipe ikina shampiyona y'icyiciro cya mbere aha mu Rwanda muri basket ndetse no muri volleyball, wavuga ko iyi kaminuza ari imwe muri kaminuza ziyoboye izindi aha mu Rwanda ntabwo yaba yibeshye, kuko iyi kaminuza usibye kugira abakobwa beza nkusaba ko nawe wazahagera maze ukoza amaso. Iyi kaminuza hamwe abana bari smart, ikaba ari ikigo mpuzamahanga, kandi kirenze kuri ibyo iyi kaminuza wavuga ko nyine ari kaminuza izi icyitwa uburezi, ntabwo yaba agiye guca ku ruhande, cyane ko nyine na siporo bayishyira mu bikorwa, kandi namwe muzi akamaro ka siporo mu burezi. Icyo nababwira kugeza kuri ubu nsoza ikiganiro, ndakumenyesha ko iyi kaminuza ya Kepler ari nkaho ariyo CTU y'izindi kaminuza, aho twareberaga hamwe kaminuza 10 zirimo abakobwa beza. Kepler ushaka ahantu yandika, kuko niyo kaminuza ya mbere yigamo abakobwa beza. Uzakubwira ibindi uzamubwire ko afite ikibazo cy'amaso, uzamubwire kujya kwa muganga cyangwa se kongera imboga. Mwibutse ko ubushakashatsi kuri kaminuza zigamo abakobwa babi nabwo bwamaze gukorwa. Icyo ngusaba we ni kimwe, ni ugukora subscribe kugira ngo ikiganiro nigisohoka uzabe mu ba mbere babasha kukibona. Niba ikiganiro kikaba kirangiye rero, ndagushimiye. Wibuke gukanda like, niba ufite na comment wayidusigira maze ukatubwira kaminuza twaba twibagiwe muri izi ngizi. Gusa nanone mwibutse ko ubu bushakashatsi bwakozwe bukaba bwizewe. Mukomeze mugire ibihe byiza rero, Imana ibarinde. Njye nitwa Product Ukatamajyane Professeur Sandokima. Iyi channel yitwa Rab Entertainment Rwanda. Mukomeze mugire ibihe byiza.